waize ko mutazacogora igihe kitacyagira ko nza n'umugore akenshi abakobwa baje turi inshuti zisanzwe habiriwe iyo bari hanaguye byuya mugaha anagaye by'umuziki nagiye kwiga theology. Reka tubasuze mwebwe mukomeje kudukurikirana hano ku ibiganiro dukorera kuri YouTube ndetse no kuri iyi channel yacu. Reka tubanze tubasuze tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Dusanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye by'abantu bafite impano, abastar ndetse n'abandi bantu bafite ibikorwa bidasanzwe babikorerwa hano kuri iyi si mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aka kanya rero twabazaniye umusore muri kureba ni umusore ugaragara nkaho adasanzwe bitewe n'igikoresho afite hano imbere yacu, ariko ntago twakwirirwa tuvuga icyo agiye gukora kuko ibi byo afite birabigaragaza, ariko reka atangire atwibwira, atubwire amazina ye kugira tumenye umuntu tugiye kuganira ahangaha namwe mubashe kumusobanukirwa. Watangira utubwira amazina yawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwagira Yesu Jean Baptiste. Nkaba ndi umuririmbyi, ndaririmba, nandika indirimbo, ngacuranga gitara acoustic, ngacuranga na drums, ingoma. Ibyo nibyo nkora umurimo w'Imana. Urumva turi kumwe na Baptiste rero nkuko amaze kubibabwira, ngira ngo iki kiganiro cyaba kiryoshye cyane, muraza kureba impano afite kuko mwumvishe ibikorwa byose yakora, kandi muri buze kuryoherwa ndakeka muri mubyiyumviye. Tubwiye yuko iyo gitari ngo yitwa acoustic. Itandukanye n'andi magitari tujya tubona. Iyo nziza uyicuranga unaririmba. Ushaka kwicuranga uririmba, ahari hose wayikoresha. Ntabwo ikenera wayicuranga utakoze utamplifiye kuri ntuza ku mabafure, utashize kuri mixer. Urubwira nk'ubu ngubu ndaza kwikoresha, ariko hari indi gitari bita solo. Rero acoustic ikoreshwa uririmba. Navuga ngo mu buryo bwa gitari ubundi n'ibyo kwiga gitari hari iyo bita acoustic, hari iyo bita electric, hari bass, hari n'izindi bita banjo zo zikoreshwa mu bihugu byo hanze cyane. Rero njyewe nagize amahirwe yo kwiga acoustic, niyo nkoresha. Yitangira ugira akantu wereka abantu badukurikiye kugira barebe ibyo tugiye kuba turimo. Urimani hambaye nawagereranwa nawe, urimani hambaye Yesu wacu wagereranwa nawe, shirwa hejuru, ushirwe hejuru mwami wacu, turi hano tukwimbaza izina ryawe, tuvuge gukomera kwawe, shirwa hejuru, nta wundi uhwanye nawe, urambaye Yesu ye. Murakoze. Abadukurikira murumva yuko uyu musore azi gucuranga cyane, ariko nari kubigenza mukumva birimo kujyamo neza ndetse no kuririmba. Ni ibintu birimo biragenda ukumva mu matwi biryoheye amatwi cyane. Ese iyi gitari kuyiga ni ibintu byoroshye, byagupfira igihe kingana gite kugira ngo ubashe kubimenya? Gitari na acoustic nayize ndi ku ishuri Uganda.
nayitangiye 2022. 2022. Yego twari turi muri lockdown, nagize amahirwe ndi ku ishuri, yari umucuranzi nawe akora imiziki, afite studio. Noneho nagize amahirwe ajya kunyigisha acoustic. Yanyigishije theory, na nyuma yanyigisha pratique. Naho nagira amahirwe nza kujya nyigisha igihe kingana yari amezi 5. So nyuma amaze kunyigisha mu amezi 5, nyuma yaho nkomerezaho gucuranga. Usanzwe se uri umugande uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Iwacu ni nayi Musanze. Mvuka ahantu bita Nyakinama. Uganda wageze yute? Uganda nagezeyo mu buryo bwo bijyanye n'amasomo nagiye ku ishuri. Wagiye ryari? Nagiyeyo bwa mbere nagiye 2018. So ndagaruka 2019. Ndongera nsubirayo. Rero 2020 ndi ku ishuri. Ubwo nari ku ishuri rero nari mazeyo ubwo umwaka n'igice lockdown biransanze. So ntibyabaye ngombwa ko ngiye nta mu rugo kubera ko bavuzaga abanyeshuri bose bataye. Gusa ngiye mbura amahirwe yo gutaha mu rugo. Nahamagara mu rugo bakambwira ko ibintu bikaze mu Rwanda. Noneho n'imipaka yari ifunze, hariho lockdown. So biba ikibazo. Rero nguma mu kigo ahantu n'ibyaga. Rero magira amahirwe y'amasanga hari umugabo nyine wari umuntu uza akora muri studio. Ni umuproducer, azi ibintu byo gucuranga. Anyigisha acoustic. Anyigisha gucuranga. So yabanje yanyigisha theory na pratique, nyuma yanyigisha pratique. Rero aho niho nahise kuba muri nge nari mfite umuhati wo kumenya gucuranga acoustic. Nabyize mbishizeho umuhati, twamaranye amezi 5. Amezi 5 ibintu yansigiye rero byaramfashije cyane. Na n'ubu ibyo ngenda nkora mbikura kuri we gucuranga. Okay, ubwo se muri Uganda wigaga bijyanye n'iki? N'ubundi ni bijyanye n'umuziki? Nagaye by'umuziki. Nagiye ngiye kwiga theology. Theology? Ubwo uri pastor? Ni bijyanye n'ibyo. Ubwo se gucuranga no kubwiriza ubutumwa uza? Gusa nyine ngewe nisanga mu mpano yo kuririmba. Ikintu cyanjyanye yo nuko nandika indirimbo za gospel, indirimbo z'Imana. Rero ndavuga ati wenda amenye Bibiliya byamfasha kwandika indirimbo zanjye neza. Umuntu ukora indirimbo z'Imana. Ikintu cyo cyatumye njya ku ishuri kwiga. Okay, ubwo se mu bijyanye na theology wahavuye ufite iyihe grade? Uri bishop? Na grade ufite nyine kwiga no kwiga bisanzwe. Uriga bakaguha diplome. None ugataha. Ayo magarade yo waza wenda abantu biga civil bavara aba engineer, abiga ibintu bya hotellerie bavara aba chef, abiga kaminuza cyane ni kaminuza. Ruva ko umuntu hamba afite titre, abantu biga theology abo bafite titre nyine ari diplome ya theology. Ubwo se nk'umuntu usanzwe nk'umusaza utazi ibintu by'ibyongereza wamubwira ngo wigaga iki? Namubwira ko nigaga ijambo ry'Imana, Bibiliya, niga Bibiliya. Wigaga Bibiliya? Ubu ngubu warayicengeraga neza, urayizi neza byose? Bajya batwigisha nyine akenshi ikintu tuba twiga uburyo wayobora abantu nyine. Nk'ubu mu rusengero ushobora kuba uri umuririmbyi, bakakwigisha ukuntu wabasha kuyobora abaririmbyi. Noneho waba uri pastor nawe uburyo uhagara imbere y'abantu ubwiriza. Mbese ni ibintu bijyanye n'imiyoborere mu itorero. Nyuma rero yo kuva muri Uganda, tubwiye ko wari uri kumwe n'umusore ukiri muri Uganda maze amezi 5 aragenda. Icyo gihe nibwo wahise ugaruka mu Rwanda? Oya, nagumye ku ishuri. Nagumyeyo mbayo negereje nyine ko twafungura amashuri. Amashuri yongeye gufungura nahise nsubira ku ishuri. Bwa nyine naho ku ishuri twiga
dufite nuza ari worship team, so nayo nayibagamo nyine ikajya imfasha tukiga ibintu by'amavoko, kuririmba, noneho n'ikindi nkabacurangira acoustic, bigenda bimfasha kugira ute kuzamura umuziki wanjye. Noneho dusubiye inyuma gatoya, nyine uwo mutipe nakubwiye kari umuproducer nyine, nagize amahirwe niho natangiye umuziki wanjye, ubundi kwandika indirimbo zanjye, gusohora. Mbere nandi ndi no mu Rwanda najya nandika indirimbo, kuko hari indirimbo mfite nahaye amakorari. uri n'umwanditsi w'indirimbo ujya wandika ku makorari? Yanjye nandikira korari. Korari zitandukanye, igirizi iyo ariyo yose? Ni mu Rusengero, aho nandikiye ni mu church yacu, AEBR, nsengera muri AEBR Nyamagumba. Ubwo se wagarutse mu Rwanda gute? Gise wasoje amasomo ryari, wagarutse mu Rwanda ryari? Amasomo nashoje mu mwaka ushize, hari mu matariki 15 z'ukwa 11, niho nahise ngaruka inaha mu Rwanda. Gusa ndategereje graduation mu kwa gatandatu, nzasubirayo, noneho nindangiza graduation nibwo nzagaruka mu Rwanda, urera umurimo w'Imana mu Rwanda. Wagarutse ejo bundi mu kwa 11? Mu kwa 11 none. Kari vuba cyane. Ni vuba. Urugendo rwa muzika rwo kuririmba rusa nkaho rugikomeje. Ese umuziki uzawukomereza muri Uganda cyangwa uzawukomereza hano mu Rwanda nyuma y'uko session ya graduation irangiye? Urumva uzakomereza he? Nkuko nakubwiye, nifuza gukomereza mu Rwanda. Ubuse ibijyanye n'umuziki wo mu Rwanda ujya ubikurikirana cyane? Kenshi ndi Uganda nakora kubikurikirana, ndi ku ishuri, na n'ubu ni nahanjya mbikurikirana. Buryo ubona gukomereza umuziki hano mu Rwanda bizaba byiza cyane kuruta kuwukomereza muri Uganda? Bizaba byiza cyane kubera ko umuziki wanjye, indirimbo nandika nyinshi ni Ikinyarwanda, kandi nifuza ko Abanyarwanda aribo baba mbere kumenya ibyo nkora. N'ahandi wenda tuzagenda dukora, ariko mbere na mbere njye cyo mu byifuzo byanjye nifuza ko umuziki wanjye watangira mu gihugu cyanjye, so noneho tugakomeza. Watubwiye ko usibye gitari ngo ibindi waba uzi gukoresha ni ibi? Ikindi kintu nzi gucuranga ni ingoma. Izo wazimenye bigenze bite ko wari umaze kumenya ko gucuranga, cyangwa nibyo wize mbere yuko wiga gucuranga gitari? Ingoma zo nazize mbere nkiri muri korari. Gitangira kujya muri korari nibwo nize ingoma nyine. Nagezemo bansanga afite ibyuma byose, noneho abadirija bacu bashishikariza urubyiruko nyine rurimo abahungu nyine kwiga ibyuma. Noneho njye icyo gihe njya kuniga ingoma. Ubu nayo urayizi neza kuyikoresha? Ndazizi yuko njya ncuranga. None uwo muziki waba ufite nk'indirimbo zingahe ziri hanze? Isaha izi ngizi mfite indirimbo 3 ziri hanze. Amazina y'ubuhanzi ni ayahe? Amazina y'ubuhanzi ni John Baptiste. John Baptiste? John Baptiste ni ubuhanzi busanzweho ni izina? Amazina y'ababyeyi banyise ni Twagirayezu Jean Baptiste. Twagirayezu Jean Baptiste. Kuki ako kantu ka John wakongeyeho? John ni Jean, nuko Jean ni mu Gifaransa, John ni mu Cyongereza. Ubwo wahise ukomeza witwa John Baptiste n'ubundi ubwo nta kintu wahinduye ku izina ryawe? Nta kintu nigeze mpindura. Nta kintu wahinduyeho. None ku byerekeranye n'ubu buhanzi bwawe, izo ndirimbo zimaze kujya hanze, ese izo urimo guteganya gushyira hanze n'ubundi ziziyongera kuri izo ngizo ni izihe, ni zingahe izo uteganya kuzashyira hanze? Mfite indirimbo nyinshi ngenda nandika, gusa nyine ubushobozi nabwo buranuza kiba imbogamizi, kubera ko nyine
ndi gupanga wenda Imana imfashije izi ndirimbo 3 nabaze kwandika izi nakoze. Imana imfashije mu bushobozi nkakora amavideo yazo. Noneho nyuma yaho nkongera ati azakora n'izindi. Okay. Izo ndirimbo 3 ni ukuvuga ni audio gusa? Ya ni audio gusa. Hari ahantu abantu bazisanga? Ya. Warazaprodinze kuri YouTube Israel. Abazikeneye bazikura kuyihe bakwandikamo amazina bazitwa? Ugiye kuri YouTube ukandikamo amazina yanjye. Wandikamo John Baptiste. Uzibona Twagira John Baptiste. YouTube channel yitwa Twagira John Baptiste. Nk'iyo ukunda cyane muri izo 3 ni wituririmbire twumve ko neza. Indirimbo nkunda niyo bita Rukundo. Ni gospel? Ni gospel. Ni urukundo rw'Imana. Okay. Wayituririmbiraho tukumva ukuntu imeze. Kugera n'ubu uko wahoze urukundo rwawe rukiza imitima yacu. Kugera n'ubu ntiruhinduka kuva kera isi yaremwa. Kugera n'ubu uko wahoze urukundo rwawe rukiza imitima yacu. Kugera n'ubu ntiruhinduka. Haleluya. Urukundo rwawe ntirutsindwa, urukundo rwawe ntiruhinduka, urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Urukundo rwawe ntirutsindwa, urukundo rwawe ntiruhinduka, urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Uhoraho iteka ntiruhinduka. Uhoraho iteka ntiruhinduka. Reka mvuge ibyiza by'ubwami bwawe. Narabohowe kuko nkufite, ubuntu bwawe burampagije. Witaye ku bana bawe. Reka mvuge ibyiza by'ubwami bwawe. Narabohowe kuko nkufite, ubuntu bwawe burampagije. Mwami wanjye, ubuntu bwawe burampagije. Urukundo rwawe ntirutsindwa, urukundo rwawe ntiruhinduka, urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Mwami wanjye, urukundo rwawe ntirutsindwa, urukundo rwawe ntiruhinduka, urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Ruhoraho iteka ntiruhinduka, urukundo rwawe ruhoraho iteka ntiruhinduka. Samra
indirimbo rero murumva ko ari nziza cyane abantu bayishaka rero murumva mwajya kuri YouTube channel ya twa John Baptiste mukayireba cyangwa se mukayidownloadinga mukajya muyumva. Urateganya gukora video yayo ryari mu gihe kingana gite? Imana ibaye ubushobozi nateguraga mu kwa gatandatu ndangize graduation none gura kuzayikora. Teganya gukora video yayo mu kwa gatandatu urangije graduation. Usibye izo ndirimbo zawe ese ko uzi gucuranga nta bande waba ukoramo hano mu Rwanda cyangwa se Uganda aho wakunze kuburi? Size na bande mfite kubera ko di Uganda nayo ku ishuri nacurangaga muri bande yo ku ishuri n'abanyeshuri aho bazi gucuranga piano. Rero nje nacurangaga gitari acoustic naririmba. Okay, hano mu Rwanda niwe muhanzi mu kuramya no guhimbaza Imana ukunda? Muhanzi nkunda cyane Israel Mbonyi. Uramukunda cyane? Urumva rero Israel Mbonyi amenye ko hano hari umuntu umukunda. Niba ashaka kureba kino kiganiro cyangwa se hari uri kukireba ufite link ye amutaginge kugira ngo aze arebe umusore w'umukunda. Wahagira nk'indirimbo ya Israel Mbonyi imwe ukunda cyane wabasha kwigana cyangwa gusubiramo uri murayicuranga? Umwirungi cyane torero nimukomere icumbi ribaye amayobera amafafashine abahinduye benshi mu bihe bikomeye bitse ubutunzi bwabo tageringese abahinduye benshi mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo tageringese kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro z'isezerano nubwo nyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite w'ikimenyetso z'isezerano ariko abafite w'ikimenyetso isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro z'isezerano nubwo nyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso z'isezerano ariko abafite ikimenyetso z'isezerano undi ni intera ndende amatage yaramfashe ubu sinyisura ubutayu nduhuka umutima ziba bisi ya none yo n'imiyago abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore intwari zarananiwe ubu nayo intwarane
abafite ikimenyetso cy'amaraso nimuzacogore abafite ikimenyetso cy'amaraso nimuzacogore yaniyo aha birumvikana ko uririmba muri worship team izo ndirimbo bamuzizi cyane ariko kudeshapo kabisa komereza aho ngaho ntabwo uragira aho ugera se ko numva ngiyewe wamaze gusakisinga ku bijyanye no gucuranga ndetse no kuririmba naho biracyaza ni ukuvuga ngo urugendo ni rurerure usibye kubona amafaranga se ngo ushyire ibikorwa byawe hanze ikindi usigaje mu bumenyi wumva ushaka kumenya n'iki ndacyafite gukomeza kwiga haba mu miririmbire haba mu micurangire ndacyafite gukomeza yuko ntabwo arabirangire yuko ari byinshi umuntu aba akeneye kwiga mu muziki ubundi umuziki ni nk'inyanja ntabwo wayambuka ngo uyirangize ntabwo wayambuka ngo uyirangiza ikindi kintu uba ubona nyuma ya gitari ndetse n'uko gucuranga za drum ikindi wumva uba ushaka kuziga ni nk'iki cyagufasha mu muziki wawe ubu ngubu nzanjye mfite gahunda yo gukomeza acoustic gucuranga acoustic no kuririmba ubundi John Baptiste usibye no kuba yiga ubundi ni muntu ki abantu batamuzi bati John Baptiste ni umusore cyangwa se ni umugabo ufite abana banaba ufite imyaka iyi niba atari ibanga akunda iki n'iki ashimishwa n'iki tubwire mbese muri make uko John Baptiste ni muntu ki John Baptiste ni umuhungu uri hambo ntabwo umuhungu witonda ukunda gusenga mu myidagaduro nkunda nuza swimming koga ikindi n'umuziki nyine nkunda umuziki akenshi iyo ndi mu rugo mba numva indirimbo z'Imana umugore nta mugore ngira ikindi mfite imyaka 25 abana nta bana mfite ushobora kuba ufite abana ariko udafite umugore nabyo ntabwo ndacyari single ufite sheri ariko sheri nawe cyangwa muri biriya mwize nyine bababuza kuvuga ko mufite sheri ntabwo babitubuza ahubwo nuko igihe kitaragira cyane igihe kitaragera ko mbona se uri umusore inkumi yose yakwifuza ubwo ubigenza ute ko nzi kandi abakobwa b'iyi minsi basaba abasore ko bakundana basigaye babyisabira ubigenza ute kugira ngo izi saha zigere ufite impano uzi gucuranga bigaragara ko ari icyagutunga ariko akaba nta sheri ufite n'abakobwa bari hanze ahangaha ubigenza ute kugira ubacike nyine urazi nk'ubuzima nk'umuntu ukijijwe nyine akenshi wenda gukora ibintu byagukura mu nshingano wiyemeje so igihe kitari cyagira ko nza n'umugore akenshi abakobwa baje tuba inshuti zisanzwe ubwo bafite n'inshuti zisanzwe ni inshuti zisanzwe gutyo gusa none se John Baptiste nyuma yo gushyira indirimbo 3 hanze kandi za audio ukaba wifuza indirimbo ya mbere kuzayishyira mu kwa gatandatu nibwo uzayishyira hanze ya video cyangwa se nibwo uzatangira kuyikora nifuzaga mu kwa gatandatu ndangije kwiga nkuko nabikubwiye natangira ngakora video Imana ibaye ubushobozi iyo waturirimbiye niyo uzahita ukorera video yitwa Rukundo indi yitwa gute indi yitwa Impano urahambaye waturimbeho refure kugira ngo akarefure kayo cyangwa se igice na refure nta kibazo Mana yanyenda kuba kuko ari wowe umbeshejeho
kubw'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira watanze umwana wawe ngo umwizere abone ubugingo mana urahambaye reka tugushime mana yanjye ndakuba ko ari wowe umbeshejeho kubw'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira watanze umwana wawe ngo umwizere abone ubugingo mana urahambaye reka tugushime ni wowe wenyine uzi ubuzima bwanjye nta wundi nakwiringira atari wowe mana nari ndusheho ndura igihe nari mboshwe n'ibyaha warambabariye mana yagenda kuba kuko ari wowe umbeshejeho kubw'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira watanze umwana wawe ngo umwizere abone ubugingo mana urahambaye reka tugushime urukundo rwawe n'imbabazi zawe nibyo binkomeza iyo nyobye uranyobora mwami w'amafi ntacyo nabura ngufite urukundo rwawe n'imbabazi zawe nibyo binkomeza iyo nyobye uranyobora mwami w'amafi ntacyo nabura ngufite mana yagenda kuba kuko ari wowe umbeshejeho kubw'urukundo rwawe n'imbabazi utugirira watanze umwana wawe ngo umwizere abone ubugingo mana urahambaye reka tugushime mana urahambaye reka tugushime. Wow. Urumva ko iyi ndirimbo ewana irakoretse ni nziza cyane nagushishikariza nayo kuzayitegura ukazashyira hanze video yayo abagukurikira ndetse n'abagukunda bakazabasha kukubona bakaryoherwa n'ubwo butumwa bwiza uba urimo ubagenera. Ese uko mu bantu baba biga gucuranga gitari bahera ku ndirimbo za karahanyuze zo mu Rwanda barigeze ubigerageza? Akenshi indirimbo za karahanyuze ntabwo nigeze nzimenya cyane ariko ariyo nigeze kwigaho ivuga ngo nindi izuba rirarenze ingana zose ziratashe abiriwe iyo barihanaguye ibyuya mu gahanga umunsi urashize izuba rirarenze ingana zose ziratashe habiriwe iyo barihanaguye ibyuya mu gahanga umunsi urashize. Iyo ngiyo nagerageje kwigaho. Wow, birumvikana ko kuririmba ndetse no gucuranga urabizi. Ese ucuranga ibyo warepese cyangwa se umuntu aje akakuririmbira wajyana nawe ugacuranga? Akenshi umuziki ntabwo wacanga ibintu utarepese. Ariko ushobora umuntu kuririmba ukajyana nawe ukamucurangira. Ya urumva ibyo aririmba none nyuma yawe ukamucurangira. Ukarepeta cyane nshobora gucuranga ukumva ibyo ndi gucura ibyo ndi kuri ukumva ibyo ndi kuririmba umuririmbyi ukaza nyine ukandirimbira noneho nkumva ijwi uri kuririmbamo
aba ari ngombwa ko ngucurangira iyo numvishe ijwi ugendamo injyana ndagucurangira. Watubwiye ko ukunda Israel Mbonyi, tubwire ikintu uramutse umubonye cyangwa se muhuye, ikintu wamubwira cyangwa se nk'ikintu wamusaba Israel Mbonyi muramutse muhuye. Israel Mbonyi turamutse duhuye, kubera ko kuva kera nyine umwana nakundaga uburyo yandika indirimbo ze n'uburyo akoramo umuziki. Ikintu namusaba ubufasha ko yamfasha niyo twakorana collabo. Wumva wakora collabo hamwe na Israel Mbonyi? Ni nk'ihe ndirimbo ye uretse iriya baturirimbe indi wumva mwakora nka remix nawe ukongeramo igice cyawe indirimbo ze? Indirimbo yindi yakoze yitwaga mfite impamvu narayikunze cyane. Wumva yemeye mukayisubiramo washyiramo igice cyawe mugakora remix? Narayikunze cyane. Yituririmbireho twumve nk'umuhanzi ugira kandi kantu wongeramo katari muri ako kantu ke butari mu byaririmba. Hari ukuntu umuhanzi aririmba akahita ashyiramo akandi kantu ke. Mfite impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuntu Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuntu Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuntu umutima wanjye urabyemeza. Harimo mviginero guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, wumvishe gusenga kw'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza. Kuwera ni wowe, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza. Kuwera ni wowe. Mfite impamvu yo kuririmba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuntu Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, n'ukuntu Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuntu umutima wanjye urabyemeza. Wera ni wowe. Indirimbo ndayikunda cyane ya Israel Mbonyi.
Okay, birumvikana kuko uranayizi cyane. John Baptiste tugushimira kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu, ukaba wemeye ko tuganira. Ndakeka bakurikiye iki kiganiro banezerewe kuko baryohewe n'uburyo waturirimbiye. Gira ubutumwa ugenera abantu badukurikiye ndetse n'abagukurikira, abakunzi bawe, gira icyo ubabwira abantu bagukunda kugira ngo tubone gusoza. Ikintu nabwira abakunzi banjye cyangwa abantu bankurikiye muri aka kanya kuri TV nuko cyane cyane ndibanda ku rubyiruko nkanjye, mbashishikariza gukorera Imana bakava mu bintu by'ibiyobyabwenge. Usanga kenshi mw'iyi minsi urugero nk'abantu bashaka kujya mu muziki, ugasanga bajya kunywa inzoga, banywa amatabi, bumva ko ibyo bizabaha imbaraga zo gukora umuziki. Gusa kenshi biba ari ukuyoba, iyo inzira y'ubuyobe. Gusa icya mbere kumenya, biravuga ngo kumenya Imana ni bwo bwenge, kandi kuva mu byari byo kujijuka. Njyewe nabifuriza gukurikira inzira y'Imana, Imana izabageza ku mugambi wabo. Okay, sawa, urakoze cyane, tugushimira kuba wemeye kuza kubana natwe. Uwiteka aguhe umugisha. Amen, namwe murakoze cyane.